iri kujyana abita bakomeye ibihe bikabajyana. Rero birasaba ko dusenga cyane kuko my message irambwira ngo ntangarize isi cyangwa ntangariza abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi kubumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana yambwiye ngo ntangaze iri tangazo, mbabwire ibintu biranga kandi nawe umaze iminsi uri mu buzima bufunze, mbega utagira uko wasohoka, utagira uko wagenda. Imana yambwiye ngo ibyo bintu bishizeho iherezo. Wararize ubura waguhoza, waratatse ubura wakumva, ariko Imana ya Isiraheli na Isaka iravuze ngo ngutangarize iki ni igihe cyawe, iki ni igitabo cyawe. Kabetatu, Imana yambwiye ngo ufite icyangiro, iyo umuntu aguterese ntumenye ikimujyanye. Mubwire ngo nubwo bayadudubije hari Imana itabara abayo. Papa mubwire ngo nubwo bayadudubije, mubwire ngo hari Imana itabara abayo. Iyi saha rero Pawulo ntabwo ariho, ninjye nawe turiho kugira ngo Imana idukize ibikururuka byadufasha uyu mwanya. Igikururuka cyaba kubura akazi, igikururuka cyaba kubura urubyaro, igikururuka cyaba buri kintu cyose cyaguteye kitari mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Hari ibintu byadukururutse nuko ribu yajya ibanza ikabapima, kuko hari abafite rikoro, ni ukuvuga z'ibiyobyabwenge bafata bakaniyita abahanuzi. Ribu bibaye ngombwa ikajya ibanza kubapima, kuko hari ibintu batubesha ngo Imana iravuze atari Imana ivuze, ari urwagwa ruvugiye muri bo. Ukagira ngo umuntu ni muzima kandi ntabwo ari muzima, ni urwagwa ruri kumukoresha. None ribu igibanze igapime, ribu rwose ijye mu kazi hariya ahantu naho igihugu cyagira umutekano. Nko mubaye baduye nk'ingero z'abo bahanuzi nimba bishoboka. Umuhana ngo imvura iraguye, ngo intambara irabaye, ndasaba ribu itabi n'inzoga, ndayisaba ngo yinjire mu bahanuzi. Urebe ibipimo ukuntu biturika bikavuza induru ahubwo kubera alcohol ukuntu ingana. None se uri pasiteri, murabona abantu batagiye kwangisha abantu Imana nimba abantu bari kuza guhana banyweye itabi, banyweye ibyo abarundi bavuga ngo biyerurabwenge byararangiye ibiyobyabwenge. Mama ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba, wakire message yawe. Papa ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba, wakire message yawe. Nubwo inshira yavuye mu muriro, iki ntabwo ari igihe cy'inshira cyo kukwica, ahubwo ni igihe cyo kujya hagarika ubumara bw'ikibazo ufite. Birashoboka ko utumva ikinyarwanda, birashoboka ko utari kuri uyu mugabane, ariko Imana nihagarika ubumara bw'inshira yagufashe, wenda ni divorce igahagarika ubumara, wenda ni amadeni igahagarika ubumara, wenda ni imanza mu nkiko igahagarika ubumara, wenda ni agahinda kagiye kugutera ibibazo, wenda yahagarika ubumara, wenda ni ibinini uhoraho umunsi ku munsi. Uwo niyo message Imana ko igomba guhagarikira ubumara. Birashoboka kuba bavuga ko ubuzima bunaniranye, ariko ndaguhanurira nk'umuhanuzi, aho niho bugiye gutangirira, aho niho ugiye kubonera igisubizo, aho niho imishahara ugiye kuzamuka mu ntera, aho niho ayo bavuze yose agiye guteshwa agaciro bitewe n'igitangaza Imana igiye gukora. Pawulo birashoboka ko inshira imufata byari kurangira, ariko aho bashakiraga ko birangira ntabwo ariho byarangiriye, ahubwo niho bizatangire. Ukeneye Imana kwiguhindurira amateka, ukeneye Imana kwiguhindurira ubuzima. Nakubwiye ngo Pawulo ntabwo ariho, ninjye nawe turiho. Ibikururuka tuvuga ntiwumve inzoka, ahubwo wumve ikigeragezo. Bagiye gutegereza agahinda kawe, bagiye kukabura, bagiye gutegereza ko Imana umwara nk'uko babivuze ntibizahama. Imana iguhaye ubutsinze, nawe ubwakire mu izina rya Yesu. Ngo bategereza ko apfa kindutse barabibura. Imana ya Isiraheli, Imana ya Isaka igushireho uburinzi bukomeye, kuko bagiye gutegereza guseba kwawe babibure. Bavuze ko akazi utazagashobora, Imana iguhaye imbaraga zo kugashobora. Bavuze ko urwo rugo utazarwubaka, Peter
tasalakuta. Imana iguhaye imbaraga zo kurwubaka. Bavuze ko ntacyo uzimarira, Imana ikugize w'umumaro mu gihe gisa nk'iki. Bavuze ko ntaho uzigeza, Imana iciye indi nzira. Imana ikoze ibyo wowe utakibwira. Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Amahoro y'Imana nabane namwe kandi umugisha w'Imana ubane namwe kandi ubone mwese nabanyu aho muherereye hose mu bice bitandukanye rero hafi na kure. Akambwe ngo amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'ibirenge byaryo. Reka mbasuze kandi mbasabira umugisha kuwiteka, ariko kandi mbahanikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndi kumwe na Pastor Theogene, n'umukozi w'Imana. Imana ihamagaye ari kugenda avugira Imana, ariko kandi tuzamubona ku musaraba kenshi. Ariko kandi reka musure, mbabwiye ngo musure na channel yitwa Intsinzi y'Abera, Intsinzi y'Abera TV. Nyabuna mu nyarukire yo mukore subscribe na share, mu mwanya cyangwa comment mu byo mwifuza, kugira ngo umurimo w'Imana wamamare kandi ushyigikire. Ntabwo iminsi yose yajya aboneka ku Musaraba TV, hari umunsi biba bitashobotse, ariko Intsinzi y'Abera ikabimuri hafi nagatangayo ubutumwa. Ubwo nimba utabonye ku Musaraba TV, ujye umusanga ku Intsinzi y'Abera TV kandi naho mushyigikire. Yego, Theogene niko bimeze rwose. Ndaho ndakomeye. Amakuru ni meza cyane. Ndishimye kubera amakuru nahawe n'Imana. Niyatumye nishima. Yego, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Yego. Makuru cy'imisa yacu tunsi hari aciyeho iminsi, ariko ndaho meze neza. Yego, Imana irakurinze. Imana irandinze cyane rwose. Yego, Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yego, yuko igitanga nyinshi zikapfa ku bwacu. Yego rwose, ariko ubwo ntago tuba tukiriho. Hashimwe Yesu, hashimwe Yesu. Yego, utifite amakuru menshi Imana yampaye, niyo mpamvu nishimye. ariko iminsi no gusenga cyane ni ngombwa, kuko ibihe biri kujyana abita bakomeye, ibihe bikabajyana. Rero birasaba ko dusenga cyane, kuko biri yavuga ngo yibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Twirindira mu masengesho. Yego, niho tumenya ibyaha tukabirwanyiriza mu masengesho. Yego, twasenze Imana igidishurira n'ibihishwe, tukamenya ibyari bitwamye nuko twitwara muri icyo gihe tugiye guhura nabyo cyangwa se duhuye nabyo. Ariko bibi iyo twasenze. Iyo tutasenze ntabwo bikunda. Ubwo password ni ugusenga. Ni ugusenga, kuko iyo utasenze uzirura ibizira. Mu gusenga rero biguha imbaraga zo kumenya ibizira ko ari ibizira. Ariko iyo utasenze uzirura ibizira, uzirura urwagwa, uzirura n'ibindi ndashatse kuvuga. Ariko iyo wasenze biguha imbaraga zo kumenya ibizira ko ari ibizira. Ubwo abantu turi kubona muri no minsi tukona bameze baraziruye, ntacyo batinya. Reka mvuge gutyo. Yego, ntacyo batinya. Byari ibyaha byitwaga ibyaha kuri bo bazirizaga. Icyo gihe barasengaga, ariko ubu barabiziruye. Ubwo tuvuge ko impamvu ari uko hari bibagiwe intwaro bita gusenga, bakagira ibyo baziruye. Ariko tubyitwa. Yego, kubera iki ubona iki gitera abantu kugira ngo bibagirwe gusenga kandi barasenga? Ko birirwa ngo muzirikane uko mwari mumeze mugihamagarwa. Hari igihe, murakoze, hari igihe ubuzima buhinduka. Iyo buhindutse rero ni ngombwa kuhindukana nabwo. Wasanga barasengaga ari uko babuze ibyo barya. Yego, akaba ari amasengesho y'agahato. Ariko mu gihe babibonye, yego, ntabwo bakiri bwikoze amasengesho. Rero iyo wanze amasengesho, Satani aba ari aha hafi akubwira ngo rwagwa wanze ruracyaryoshye, kandi urugiye urunyoye wamera neza. Kandi urunyoye wamera neza. Aho rero abantu benshi barahaguye. Amasengesho menshi
atuma umuntu yibuka imirimo Imana yakoze. Naho guhaga amasengesho bituma ibyo Imana yakoze ubyibagirwa. Iyo wahaza amasengesho wibagirwa iby'Imana yakoze. Yego. Hari umuntu byabwiye ngo mu gihe hagize icyaza. Yego. Kikanesha inzira yawe cyangwa kikanemerera. Ubwo tuvuge ngo Imana ice imigozi ya bamwe. Tunezezwe no kwikorera tubohotse. Imana yibacire n'ukuri ku Imana. Neze nimba umukene uri kuza ugatuma abantu basenga ibyo kurya byaboneka bakibagirwa Imana, harimo n'akabazo. Ubwo izaca umugozi umeze ute? Ubwo aho ngaho izaca umugozi. Buriya reka nkubwire nta kintu na kimwe Imana ikorera guhomba. Teoje arakantu njye numva abarakora mukunda gukoresha ngo Imana ikuzirike kigufi. Ngo ikuzise kigufi horo uyishaka. Yego, yakuzirika kirekire ukona. Yego. None se ntabubona banywera inzoga muri gurude kandi ari abahanuzi. Baba bebonye. Ntabwo ndavuga izina rye naho umure, ntabwo ndamuvuga ko siko namubonye. Yego. Yaje ariko yafashe cya Mitsingi. Agishyira muri envelope. Agenda ari kunywa kirimo. Kandi uwo yo muhuye arakubwira ngo umva uko Imana ivuze. Ntabwo ari Imana ibivuze n'urwagwa ruba ruvuze. Yego. Ubwo abantu tubona bahanuzi rero. Gasako ko tugira amakenga. Ubwo nimba ari abantu bahanuzi tubona cyangwa se abakozi b'Imana tubona. Ahubwo buriya ngewe icyanshimisha ku ruhare rwanjye nuko ribu yaje ibanze kabapima, kuko hari abafite rikoro nukuvuga z'ibiyobyabwenge bafata bakaniyita abahanuzi. Ribu bibaye ngombwa ikajya ibanza kubapima, kuko hari ibintu batubesha ngo Imana iravuze atari Imana ivuze, ari urwagwa ruvugiye muri bo. Ukagira ngo umuntu ni muzima kandi ntabwo ari muzima, n'urwagwa ruri kumukoresha. None ribu igibanze igapime ribu rwose ijye mu kazi hariya ahantu naho igihugu cyagira umutekano. Nko mubaye baduye nk'ingero z'abo bahanuzi mba bishoboka. Umuhanuzi urajya kumva wumva yaritoye ngo imvura iraguye. Ubwo si rekoro ifite, urumva adafite rekoro yamurenze. Anywa ibiyobyabwenge. Buriya ikintu abahanuye ubwacyo, usibye no mu isi y'umubiri no mu y'umwijima abanza kitashoboka. Abantu Imana yaremye nta mvura yavuze ko itazongera kurimburisha umwuzure. Ubwo bishatse kuvuga ko ari alcohol iba yarenza, ahubwo yabona izuba akagira n'imvura. Yabona izuba agahita agira ngo ni imvura. Ubundi hari ibintu bigomba gukora. Uko umuntu iyo yasinze yatwaye imodoka, yanyoye n'itabi ryinshi, uko bamupima abariko bazajya baducungira babita abahanuzi, bamutungure nijoro, bamugwe gitumo. Ureba abantu bajya mu nzu y'imbohe kubera alcohol zabasagutse. Cyangwa mutungo akiva kuri kamera. Ibyo bintu nibabikora ntibabafate, bahanura ibintu utamenya ubwoko bwabyo ngo ni Imana ivuze. Bazabacunge. Yego. Ngo tube Pastor Theogene uyu munsi arasaba ribu yuko yaza mu bahanuzi bari guhanura babeshya ngo imvura iraguye, ngo intambara irabaye. Ndasaba ribu itabi n'inzoga ndayisaba ngo yinjire mu bahanuzi. Urebe ibipimo ukuntu biturika bikavuza induru ahubwo kubera alcohol ukuntu ingana. None se Pastor murabona abantu batagiye kwangisha abantu Imana, nimba abantu bari kuza guhana banywe itabi, banyweheye ibyo abarundi bavuga ngo biyarura bwenge. Byararangiye iyo byabwenge akaza kumba ari ni icupa ari kumuvugisha. Ariko harabona igize kumva mu minsi yashize umuntu umwe yivugaga ntago mbitinye, avuga ati runaka twari turi kubyinana muri kano kabari tunywa n'icyuma twaragisangiraga, kandi arababeshya ngo n'umuhanuzi. Abantu benshi bagira ngo ni ibintu byo kubeshya, ariko ndumva
ubundi nta nduru ivugira ku musozi gusa ubundi yo tubitondere iyo turi hano kuri kamera buri muntu wese abasha kudushyira mu gatebo ashaka, ariko abahanuzi baratandukanye. Hari umuhanuzi ukoreshwa n'urwagwa, yego, hari umuhanuzi ukoreshwa n'itabi, hari umuhanuzi ukoreshwa n'Imana. Abo rero utari mu mwuka, utarigeze umwuka, ntabwo ushobora kubarobanura ngo bamenye. Kubera iki? Akora ibyo yabonye akora. Hari igitabo kivuga bene Sekewa, ibyo ni ibintu byose muzi. Babona se ari umuhanuzi asengera abantu bigakoreka, rimwe ngo nabo barigaba. Abo nibo turi kubona muri iyi minsi. Urumva? Bageze ku murwayi bakora ibyose nawe yakoraga, ariko none ubwo si urugero. Ariko byarakunze, baratetera biremera, basoma ijambo biremera, ariko ngo bigeze hagati, unyumve neza, umurwayi ngo arababyukana, arababwira uwo Yesu muvuga turamuzi. Handi uzamubwira ngo nsengera, akakubwira ati ndi bize, ndi bwagusengere, bikarangira yarariye n'ituro. Yego, umurwayi, abadayimoni bari murimo bahagurukana abo bahungu ba Sekewa, baramubwira ngo Yesu muri kuvuga turamuzi, Petero uwo muvuga turamuzi, mwebwe mwitwa abandi. Ngo barabahagurukana, uwari urwaye abarema inguma, abaciraho imyenda, ngo bagenda bambaye ubusa. Urwo si urugero rwa hafi. Reka tuyobora abantu noneho. Umuhanuzi bazabona atategeka kubasengera. Umuhanuzi bazabona avuga ati mbere yuko ngusengera mpituro ntabwo ari umuhanuzi. Umuhanuzi bazahamagara ati agahora ababwira ati ndi busy, ntabwo ari umuhanuzi. Ni mwene Sekewa, ni mwene Sekewa, kuko umwungeri apfira intama. Umuhanuzi bazabona abo njya numva aza ngo n'umuhanuzi wamanga ngo nagusenge akazana imiti ya Kinyarwanda, ubu ni mwene Sekewa. Abadayimoni n'abaroza abo ngabo. Ahubwo umuntu ukorera Imana n'imiti bihuriye hehe? Mwuka wera iyo ukugezeho, nepo, mwuka wera iyo akugezeho atwika ibintu byose bitavuye ku Mana bikuriho. Yego, ntabwo mwuka wera akorana n'imiti. Abo ni abayobe n'abavangirwe. Mwuka wera akora akazi mu muntu, agasaka indwara, agasaka karande, agasaka buri kintu icyo ari cyo cyose. Mwuka wera iyaje, mwuka wera iyaje, wasindaga uhita ureka gusinda ntawe ukubwirije. Mwuka wera yaje unywa akanyanga uhita uyibagirwa, kuko mwuka wera yagize gute? Yaje. Abantu basabe mwuka wera kurenza gusaba ababajyana mu miti, kuko hari ukujyana akakongeramo ibindi kugira ngo yibonere amafaranga. Aba batubwira rero ngo bafite umwuka wera, twaza tukabona hari ibyo bakizirura. Ntabwo ari umwuka wera uva ku Mana. Ntabwo ari umwuka wera uva ku Mana, kuko n'aba bahungu bene Sekewa bavugaga ko baje gukorera Imana, ariko ngo uyu wari urwaye ngo bahagurukanye amaze kubarema inguma, bakwira imishwaro. Bivuga ngo abaciraho imyenda, barangije bava muri iyo nzu bariruka. Mbwira umuntu w'Imana wirukanse ngo nuko yabonye ikigeragezo, wamuhamagara rimwe akagukupa, muhamagara kabiri akagukupa, uwo ntabwo ari umuntu w'Imana. Ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. Hari ibintu rero nubwo tujya tuvuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Yego, ibyo nabyo bitwereka ko umuntu yahamagawe n'Imana, yatoranijwe n'Imana, cyangwa se yihamaga, ko twamaze kumenya ko ariko rero hari n'abantu pastor. Yego, si igitangaza uyu munsi ndi umuhanuzi. Yego, ariko ejo ngiye mu bindi nkasigara ndata cya kintu ari cyo nyirisha bitewe naho ngeze kandi nakire cyo. Yego, hoya niko bimeze, kuko muri iki gihe nibyo biri gukora. Uri kubona umuntu ngo yari umuhanuzi, yari imbere, ariko ubu kubera ibyo yabayemo byamukukiyemo, ni ukuvuga iki? Byanze kumuvamo. Umuntu we muri we wamuvuyemo, hasigaye ikintu muri we. Yego,
abenshi bari gukoresha fotokopi y'ibyo bari byo neza cyane, igisa nk'icyo bari neza cyane rwose. Umuhanuzi ari gukoresha igisa nk'umuhanuzi, yego, kandi atari ubuhanuzi. Ari gukoresha igisa nk'umuvugabutumwa. Nakubwiye ngo utaruzuye Mwuka Wera ntabwo ushobora kubatandukanya. Yego, hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane rwose. Imana nitabare, abajyaga baririra itore. haleluya, haleluya. Satani yamaze kubagusha. Dufashe umwanya ku Musaraba TV dusabira abo Satani yamaze kugusha. Yego, dusabira abo Satani yamaze kunyaga. Yego, bari kurishisha fotokopi kandi umwimerere udahari, kugira ngo Imana yongere ibasubize muri bya. haleluya, haleluya. Ntago twishimiye ko bari, haleluya, haleluya, ko bapfira mu byaha, ahubwo tuzabyina intsinzi tubonye bagarutse Imana ikongera kubakoresha. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ibakuruzeyo urukundo, ibavana aho ngaho bongere basubire mu muhamagaro. Yego, sibyo pastor? Niko bimeze rwose. Amen, amen, amen. Oya, niko bimeze. Uri umuhanuzi arega. Pastor, reka tugushimire. Tugiye kugira mu mwanya wo kugira ngo twumve icyo Imana ise ku mutima, cyane ko atubwiye ko ufite message y'Imana, kandi ndabizi ngewe amakuru afite kumaza iminsi uri gusenga Imana uheranye nayo. Reka ngusaba usenga Imana ubundi ungagiye kuyobora urugendo kongoko. Ni karibu. Turagushimiye Imana y'ibambe n'imbabazi, witwishobora byose, Imana y'ibitangaza, Imana y'icyubahiro, Imana ivuga ijambo ikaririnda, Imana yibuka batibukwa, Imana yumva batagira uwabumva. Turagushimiye muri ano masaha kongeye gutuma tugera aha. Icyubahiro n'ikibi cyawe, ducecekesheje imbaraga zose z'umwijima, duhamagaye gukora kwawe muri iki kiganiro, duhamagaye neza yawe, duhamagaye ubuntu bwawe, nibibuko dushaka ubwo bibuko ushaka mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Imana iguha umugisha. Nsuje inshuti za Umusaraba TV, nsuje inshuti za Insinzi y'Abera TV, mwese ndabasuje kugira ngo Imana ikomeze ibishimire kandi bambike imbaraga mu gihe gisa n'iki ngiki. Reka twifashishe igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ndagira ngo udufashe udusomere ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 28, kuko Imana yampaye message irambwira ngo ntangarize isi cyangwa ntangarize abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi kubumva ururimi rw'ikinyarwanda. Imana yambwiye ngo ntangaze iri tangazo, mbabwire ibintu biranga umuntu wavuganye n'Imana. Ibintu biranga umuntu wavuganye n'Imana. So Imana yambwiye ngo ntangaze muri iri teraniro, kuko uru ni uruhimbi naheraho Imana. Yambwiye ngo ntangaze itangazo rya diyabete. Sinzi warunteze amatwi, ntabwo uri ku mugabane w'u Rwanda, uri hakurya y'inyanja. Diyabete umaranye igihe kirekire, Imana yishyizeho iherezo. Kabiri, kanseri umaranye igihe kirekire, Imana yizeho iherezo. Kandi nawe umaze iminsi uri mu buzima bufunze, mbega utagira uko wasohoka, utagira uko wagenda. Imana yambwiye ngo ibyo bintu bishizeho iherezo. Wararize ubura uwaguhoza, waratatse ubura uwakumva, ariko Imana ya Isiraheli na Isaka iravuze ngo ngutangarize, iki ni igihe cyawe, iki ni igitabo cyawe. Kabiri, Imana yambwiye ngo ufite icyangiro, iyo umuntu aguterese ntumenye ikimujyanye. Imana yambwiye ngo ibyo bintu bishyizeho iherezo, nawe ugiye gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Niko Imana yavuganye nanjye. Reka dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 28, umurongo waho wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa, ibice 28, umurongo wa mbere. Inshira iruma Paulo ntiyagira icyaba. Uwo ni umutwe w'ijambo. Tumaze gukira tumenye yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Haleluya, haleluya, haleluya. Batugirira neza cyane,
baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Yego. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Pawulo ntabwo agihari, ni nge nawe duhari. Bibiliya ivuga ngo Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi. Kuraho Pawulo uvuge ngo Janine amaze gushingirwa. Pawulo Janine amaze gukora ubukwe. Janine amaze gufianzwa. Janine amaze gukora ka business. Janine amaze kubona akazi. Bibiliya ivuze iki? Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Ubundi ntabwo umuntu yakubona ntacyo urakora. Umuntu abona umuntu ari uko hari icyo yakoze. Pawulo impamvu bamubonye nuko yateranyije umuganda w'inkwi. Ikintu bita kuzicana. Yego. Inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Mama, ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba wakire message yawe. Papa, ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba wakire message yawe. Nubwo inshira yavuye mu muriro, iki ntabwo ari igihe cy'inshira cyo kukwica, ahubwo ni igihe cyo kujya werekana ibikomere by'inshira yakuriye ariko ntibyakugiraho ububasha. Pawulo inshira iva mu muriro byashobokaga ko inshira ziri mu nyamaswa zigira ubumara, ariko kubera Pawulo yavuganaga n'Imana, yakoranaga n'Imana, ntabwo byari gukunda ko inshira himufatiye ariho imwicira. Umva message irimo aha hantu papa. Aho ikigeragezo cyagufatiye ntabwo ariho cyakwiciye. Mama, aho iyo ndwara yagufatiye ntabwo ariho yakwiciye. Nshuti y'umusaraba, aho ibyo bibazo byakwatakiye siho wapfiriye. Birashoboka ko kuri iyi si utabukiriho, ariko Pawulo inshira imaze kumufata akaboko ntabwo ariho yaguye, ahubwo Imana yahise inetarariza ubumara. Ndagira ngo ngutangarize iki wowe unteze amatwi. Niba unteze amatwi utegereje Imana ko ari izakurengera, Imana ihagarika ubumara bw'ikibazo ufite. Birashoboka ko utumva ikinyarwanda, birashoboka ko utari kuri uyu mugabane, ariko Imana nihagarika ubumara bw'inshira yagufashe. Wenda ni divorce igahagarika ubumara, wenda ni amadeni igahagarika ubumara, wenda ni imanza mu nkiko igahagarika ubumara, wenda ni agahinda kagiye kugutera ibibazo wenda yahagarika ubumara, wenda ni ibinini uhoraho umunsi ku munsi. Uwo niyo message Imana ko igomba guhagarikira ubumara aho bugere. Bibiliya ivuze iki? Inshira imaze kumufata ntabwo ariho yamwiciye, yakomeje gukurukana n'icyo gikuruka. Ndagira ngo ngutangarize mama, aho yagufate niho iba yarakwiciye. Kubera iki itakwishe umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, Imana igakomeza guhisha ubwambure bwawe. Nakuzana ijambo rivuga ngo inshira nta kiri bugutware. Ababonye igufashe bakaguha induru bagiye kubona yongera kukurekura. Zamura haleluya, kuko ni igihe cyawe, ni ubutsinzi bwawe, ni imbaraga zawe. Ababonye umugabo agutangura sebye, ndagira ngo ngutangarize ko nta guseba guhari. Ababonye ibintu birangira botike ihombye baravuga ngo uzapfurimbwa, ndagira ngo ngutangarize ko nta guseba guhari. Ngo babonye inshira ifashe Pawulo igikonjo baratangira bayadudubiza. Mama, umubwire ngo nubwo bayadudubije hari Imana itabara bayo. Papa, umubwire ngo nubwo bayadudubije mubwire ngo hari Imana itabara bayo. Iyi saha rero Pawulo ntabwo ariho, ni nge nawe turiho kugira ngo Imana idukize ibikururuka byadufasha. Uyu mwanya igikururuka cyaba kubura akazi, igikururuka cyaba kubura urubyaro, igikururuka cyaba buri kintu cyose cyaguteye kitari mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose. Hari ibintu byadukururutse karande z'imiryango, ibyo byose ni imikururuka bituma ntaho ugera. Pawulo igikururuka kimaze kumufata igikonjo, la mangala abizikota, batangira bavuga ngo idacurwa kibera. Nubwo buriya bukwe bwabaye ndafashijwe, nubwo yagiye muri Amerika azaza ari mayibobo. Reka ntangarire abantu bavuga ibyo ngibyo, abantu sibo Mana, Imana ifite uko itabara. Pawulo yamaze igikururuka kimaze kumufata, baratangira ngo nubwo abonye fiance ngo uriya muryango ntushaka, ikabiri uriya muryango ntubyara. Pawulo amagambo kubera igikururuka cyamufashe. Uyu mwanya ugifite akazi mama, wowe
unteze amatwi wari ufite inshuti nyinshi ariko ubu nta nshuti n'imwe ikikwiteza. Ndagira ngo nguhanurire nkubwire ko nubwo cyagufashe cyari kukwicira aho hantu ariko nticyabaye kikwica, akira imbaraga zigukura aho cyagufatiye, kuko n'Imana ya Isiraheli ivuze iryo jambo. Wowe rero racyari muri bya bindi ngo baravuze baramaze, nimba baravuze hari Imana irenze umuntu umuvumo ikamushyira mu mugisha. Uyu mwanya ikurenza umuvumo igushyire mu mugisha, bazajya bavuga Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Hanyuma Pawulo ngo iki? Bene igihugu babonye icyo gikururuka, bene igihugu iyo babonye akazi gahagaze, iyo babonye akazi gahagaze, iyo babonye nta wakuvugisha, iyo babonye nta wakurangira aho udepoza. Bibiliya yavuze ngo bene igihugu babonye igikururuka gifashe Pawulo baratangira barayavuga. Mama, ntayo bavuze uyu munsi, barayavuze uburaho kwirwa, ariko nkuzaniye ubuhanuzi cyangwa nkuzaniye mesaje ikubwira ko ayo bavuze ntacyo azagutwara, ahubwo icyo Imana yavuze nicyo kigomba kugusohoraho. Uyu munsi bavuze kuri indaya, bavuze ko ntacyo uzimarira. Ndagutangariza ko amateka yawe agomba guhindukira mu maso yabo. Ndagutangariza ko ineza y'Imana, umucyo w'Imana ugiye kukurasira mu izina risumba amazina. Pawulo bari bazi ko birangiye, ariko aho bari bazi ko birangiriye niho bizatangiriye. Nanone uyu mwanya birashoboka kuba bavuga ko ubuzima bunaniranye, ariko ndaguhanurira nk'umuhanuzi, aho niho bugiye gutangirira, aho niho ugiye kubonera igisubizo, aho niho imishahara ugiye kuzamuka mu ntera, aho niho ayo bavuze yose agiye guteshwa agaciro bitewe n'igitangaza Imana igiye gukora. Pawulo birashoboka ko inshira imufata byari kurangira, ariko aho bashakiraga ko birangira ntabwo ariho byarangiriye, ahubwo niho bizatangire. Ukeneye Imana kwiguhindurira amateka, ukeneye Imana kwiguhindurira ubuzima. Nakubwiye ngo Pawulo ntabwo ariho, ninjye nawe turiho. Ibikururuka tuvuga, ntiwumve inzoka ahubwo wumve ikigeragezo wahuye nacyo. Yego, dukomeze. Yego, nukuri uyu yari umuntu, uyu muntu ni umwicanyi. babonye kimufashe batangira kumushinja ibyaha atagira. Yego. Ariko kitaramufata baririmbaga iz'amazamuka bose, baravugaga ngo ni umuntu w'Imana. Ariko uzarebe iyo wari ufite akazi ukirukanwa, inshuti wari ufite mwahuriraga mu kazi zihita zikwiranda zikagenda. Ariko baratangira baravuga ngo ni ukuri uyu muntu yari umwicanyi. Kubera iki mbere utararwara wari ufite inshuti nyinshi? Kubera icyo gicuruza buri muntu wese yaguhanuriraga? Kubera iki ukiri umuntu utarahura n'ibyo wahuye nabyo wakomerwaga amashi? None ubu tuvugana usigaye ugenda ubebera. Akira ijambo rigukureho umwaka, akira ijambo rigukureho igisebo, akira ijambo rikwicazanye nawe utigeze wicarana nabo. Bene igihugu baterura amagambo baravuga ngo ni ukuri yari umwicanyi. Kubera iki babivuze? Nuko babonye igikururuka cyafashe igikonjo. Yego, murora nubwo yakize mu nyanja idacurwa. hari imitego bagiye bagutega, ariko ntabwo Imana yemeye ko usohora ku buzima bwawe. Ahawe ntiyabakibuka, ariko Imana yagiye iba Imana ku buzima bwawe. Ndaguhanurira, uri mu bihugu byo hanze, uri kwibaza uko niyo ndwara izakira. Nyirambitseho ikiganza mu izina risumba amazina. Uri kwibaza uburyo uwo mugongo uzakira, nyirambitseho ikiganza mu izina rya Yesu. Uri kwibaza uburyo kanseri izakira, nyirambitseho ikiganza. Uri kwibaza uburyo diyabete izakira, nyirambitseho ikiganza. Uri kwibaza uburyo uwo mugongo uzakira, nkurambitseho ikiganza. Uri kwibaza uwo mutima uburyo uzakira, nkurambitseho ikiganza. Urumva ibisonga mu mabere, ndayihagaritse mu buryo bw'umwuka mu izina risumba amazina. Ariko akunkumura icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Mama, ndagira ngo nkubwire ko igikururuka cyagufashe ntabwo kizakwica, ahubwo ikomange mu gatuza uvuge ngo Imana impaye andi mahirwe. Iyo umuntu afite
afite andi mahirwe, aho bamuvumiye niho Imana imuvumurira. Sinzi nimba ubyumvise, iyo umuntu afite andi mahirwe aho bamuvumiye niho Imana imuvumurira. Uyu munota bakugize iciro ry'imigani, ariko acira andi mahirwe mu izina risumba amazina. Yego babandi bategereza yuko ari bubyimbe, babandi twasenganye, babandi bavuze ngo amakuba azadusohoraho. Bibiliya yavuze ngo bategereza ko apfa akindutse. Mama reka ngutangarize, papa reka ngutangarize, inshuti yanjye reka ngutangarize, iyo Bibiliya ivuze ijambo ukihuza n'ijambo, Bibiliya yavuze ngo babandi bategereza ko apfa akindutse. Mama bagiye gutegereza agahinda kawe, bagiye kukabura, bagiye gutegereza ko Imana umwara nk'uko babivuze ntibizahama. Imana iguhaye ubutsinzi, nawe ubwakire mu izina rya Yesu. Ngo bategereza ko apfa akindutse barabibura. Imana ya Isiraheli, Imana ya Isaka igushireho uburinzi bukomeye, kuko bagiye gutegereza guseba kwawe babibure. Bavuze ko akazi utazagashobora, Imana iguhaye imbaraga zo kugashobora. Bavuze ko urwo rugo utazarwubaka, Peter Salakuta, Imana iguhaye imbaraga zo kurwubaka. Bavuze ko ntacyo uzimarira, Imana ikugize umumaro mu gihe gisa nk'iki. Bavuze ko ntaho uzigeza, Imana iciye indi nzira. Imana ikoze ibyo wowe utakibwira, kuko bene igihugu bategereza ko apfa akindutse. Mama, amagambo bavuze ntazahama, ahubwo ahamya urubyaro rwabo. Niko Imana ya Isiraheli ifuze, ngo bategereza ko apfa akindutse. Ariko bamaze umwanya munini babitegereje, babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Mama, uyu mwanya nkuzaniye ijambo, bahindura ubuzima, bahindura amagambo. Dufite Imana itabara abayo iyo twasenze. Uyu munota ni Imana ihinduye amateka yawe. Uzashima Imana ya Isiraheli. Yesu abaha umugisha. Haleluya, haleluya, amen, amen. Ariko babandi hari igihe badutega iminsi bakavuga ngo birarangiye, ariko Imana igiye yabitangiza. Ubu hari amakwa abohotse muri iki kiganiro, ubu hari viza zibohotse muri iki kiganiro, ubu hari ibyangombwa by'ubutaka bibonetse muri iki kiganiro, ubu hari ukunguka bibonetse muri iki kiganiro, hari business zari zarafeirinze, Imana yongeye mwakuka zigiye kongera gutera. Ubu muri iki kiganiro hari indwara 38 zikize, harimo diabete, harimo sida, kubera ko ijambo y'Imana rirekuye, haba hari impamvu rirekuye. Ikibazo si igihe urwaye, ikibazo ni ukwakira iby'Imana ivuganye nawe. Babandi ngo bategereza ko apfa akindutse baraheba. Wari uri mu bitaro, iri jambo rigukure mu bitaro. Wari umaranye iminsi umubabaro, Imana ikoze uwo mubabaro. Wari ufite amaganya ya hato na hato, bene wanyu barakize, we birakunanira, Imana iravuze ngo none abandi bategereza ko apfa akindutse baraheba. Cyangwa ko hari abantu bagiye guhindura amagambo kubw'Imana ikoreye muri kino kiganiro. Yego. Umuntu ubyizeye uri kutwumva muri kano kanya, ashatse yazamura Imana icyubahiro, akaha icyubahiro, yatera comment avuga ngo nakiriye ubuhanuzi, kuko ubu Imana yivuganye nanjye mpita mbyumva ko ivuganye nanjye. Kuko niyo utabura umunyamwuka ukaba uri kumva iki kiganiro, ntabwo wabura kumva amavuta ari muri iki kiganiro. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Gukira no kwizera n'ukwawe, gukiza no kw'Imana. Urasabwa kwizera kugira ngo Imana imwaze abanzi bawe. Niko Imana ikora. Nukuri niko Imana ikora, kandi niko Imana ikoze. Kuvuga ko ibingana ibikorwa ikoze, kuva ikivuga akira ko ukize, akira impinduka mu buzima warurimo. Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Nimvuze ngo aho herere mu bice bitandukanye, Imana icyubahiro, kuko Imana irabiremye. Ijambo nasomye rivuga ngo biremwe nonaha. Ni nonaha, buretse uzumva muri comment. Imana iremye nonaha ngaha bitari biriho. Bwira ijambo. Yego rwose. Hari ubukwe Imana ikoze none nakubwira ijambo neza cyane. Ni umuhanuzi uzumva bakubwira ati ngenda bwakiriye ibyo bintu byose muri comment, uzumva babikubwira.
kuko hari n'umuntu wari usengerejwe n'abarozi nawe birahagaze. Nona ikimenyetso Imana impaye yageraga isaha z'isaa yine za nijoro akumva muri we mu nda haramuriye haragugaye. Ibyo uzabyumva muri komenti kugira ngo urebe ko Imana nkorana nayo iri mu kazi. Yego, abantu rero nibakire imirimo y'Imana. Yego kandi yego, reka cece ko ibintu y'Uganda biretse. Oya bivuge Y'Uganda biretse ariko nzabivuga ubutaha. Ariko iby'Imana ikoze byo ni byinshi. Nawe wari warabuze ibyangombwa, ari umuntu ngo washaka kuza mu gihugu. Karabaye ibyo ntibihanuye nkiri kuri mikoro. Karabaye yarabuze buri munsi yahoraga ashaka ibyangombwa ngo aze mu Rwanda. None se ntibibaye? None se twigeze tuvugana icyo kintu? Arega reka nkubwize ukuri, urumva Imana akicumva agiye kuramba ibyo bintu azabiri coding. Urumva nge ndi umuhanuzi w'Imana, ntabwo niyemera, sinishyira hejuru. Ibyangombwa byavuzwemo hano niyitegure, ibintu byagiye mu murongo. Hari ibindi bintu. Haleluya. Ibintu wigeze ubimbwira, ariko ibyangombwa nabonye bimanuka umufuririzo ba nyirabyo bakira. Yego, Imana igumugisha. Tawakiriye. Niziko n'ibintu by'Imana bijye ukumva urafashwe nicyo kikubwira ko ari Imana. Ntabwo ari bya bintu tubanza gutiti. Hoya, ibyo twarabirenze byo gutitira, ahubwo dukoresha Imana yaduhaye impano yo gutegekera aho turi. Nk'uwo muntu uzumva ari guserebura avuga ati byangombwa kandi ni vuba agiye guserebura aguhamagara. Ni vuba kandi kubona Imana ikugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Yego. Reka dusoze ikiganiro cyacu gisubikire ahangaha. Pastor Theogene, yego, ibyacu ntago ari ukwikibagura. Reka ntago ari ukwikibagura. tuza yavuze ntabwo tubimenyera, ntabwo turaba hatari, tuza ari uko Imana yavuze. Nokore. Yego, nta kongera nta kugabanya. Message yari yingiye. Utukurikiye duteze amatwi muri kano kanya ni yakire gukora ku Imana mu buzima bwe, nicyo kintu narenzaho ngewe. Yego, ni uko gahunda zimeze. Ufite ikibazo urashaka ko dusenga Imana, twandikire, duhamagare, twandikire muri komenti. Ubutumwa bwawe aho ugomba kugera burahagera rwose. Pastor Theogene, nicyo wakonyeho tukasoza. Ni Intsinzi y'Abera TV, ni Umusaraba TV. Nta bindi nongeraho. Ntabyo. Intsinzi y'Abera TV nanjye kanongere ngasuremo, munyaruke mukore subscribe, muhashyigikire kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze wamamare ugere ahantu hose atandukanye. Pastor Theogene, niba ntacyongeraho ndagusaba dusengera Imana. Turagushimiye Imana y'amahoro, Imana yo kwizerwa. Haleluya. Imana y'imirimo, Imana y'ibitangaza, Imana irengera abo kurengerwa, Imana itabara abo gutabarwa, Imana y'abagufi, Imana y'abarebare, Imana y'inzobe, Imana y'ibikara, Imana y'abakire, Imana y'abakene, Imana irebera hose cyarimwe. Tuguhaye icyubahiro kubwira ijambo. Uzaryumva wese rizamukanda hamurya kandi azabohoke mu izina risumba amazina. Mama ndakureba nawe ufite umwana baroze birakubabaza cyane, akira gukira mu izina rya Yesu. Nawe ndakubona ufite umwana umaze igihe kinini urwaye yanze n'ishuri, akira umwana wawe ubuzima mu izina rya Yesu. Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, Mana y'ububasha, Mana yo kubahwa, ndagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe niba uko nshaka, ahubwo bikushaka mu izina rya Yesu. Amen.